Ndabashuje mwese bakunzi ba Nkomeza TV mudukurikiye umunsi ku wundi, abantu mwese aho muri hose mbanje kubaha ikaze hano kuri Nkomeza TV. Murabizi ko tugira igihe tukaganira ku ijambo ry'Imana. Tubafitiye rero umutumirwa hano mubona iruhande rwanjye ugiye kutuganiza amagambo y'Imana. Twabagereye mu karere ka Bugesera. Mbere yuko tumwakira kugira ngo atangire, ndagira ngo mbasabe mukore subscribe kuri channel yacu ya Nkomeza TV kugira ngo mujye mubona ijambo ry'Imana, indirimbo zihimbaza Imana, uko bigenda bikurikirana tugenda tubibagezaho kuri Nkomeza TV. Ndatangira nakira umuvugabutumwa, umukozi w'Imana ugiye kutuganiza amagambo y'Imana. Atangire adusuhuze, atwibwire, akomeze anatubwire ijambo ry'Imana. Karibu. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Urimo. Nkaba nkuko bamaze kwivuga ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Nkaba mbarizwa mu karere ka Bugesera, murenge ni Ntarama, akagari Kibungo, mudugudu wa Rusekera. Nkaba nkorera umurimo w'Imana mu itorero ryitwa Kaperinawumu. Nkorera umurimo w'Imana nkuko nabivuze, rondo umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. N'ahandi henshi hagiye hatandukanye Imana inyohereje, njya nshobozwa nkajyayo nkuko Imana ishoboje. Rero ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ariko ngira impano nyinshi zitandukanye. Ngira impano yo kuririmba, ngira impano yo kuvuga ubutumwa mu ijambo ry'Imana, ngira impano y'imivugo. Ariko kuri uyu munsi wa none nkaba numva nifuje yuko twaganira ku muvugo uvugira Imana, kuko izo mpano zose ndazifite. Rero Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru nihabwa icyubahiro, yo idushoboje aka kanya. Ni Imana, ni umugambi wayo, byari mu mugambi wayo. Twe tujya dutegura tugategura nk'abana b'abantu, ariko hari Imana itegura nk'Imana. Nanjye rero ndahamya ko ibi byari umugambi w'Imana, ntago ari umugambi wa mwene data wangendere cyangwa se umugambi wanjye bwite. Ni umugambi w'Imana. Nshimiye Imana rero yawusohoje, kuko yari yarabigambiriye kera. Imana yo mu ijuru iduhana umugisha. Nkaba nifuje ko twaganira kuri iyo mivugo. Mfite umuvugo uvuga ngo, mfite teme ivuga ngo iherezo ryawe rizaba irihe. Muri iyi minsi ya none naricaye ndeba ibihe turimo, ndeba aho isi irimo yerekera, ndeba ukuntu abantu basubiye inyuma, ndeba ukuntu abantu bavuye mu by'Imana. Sanga ni ibintu bikomeye cyane, bituma nibaza ikibazo kimeze gutyo kivuga ngo ese iherezo ryawe rizaba irihe mwana w'umuntu. Mpita nuzura umwuka gutyo, rero mpanga icyo gihangano cy'umuvugo. Rero ni ubutumwa ndimo kugenda ntambutsa muri iyi minsi ya none. Nifuza ko buri wese yabwumva, akabasha kwisuzuma, agatekereza, akareba, akibaza ku iherezo rye. Kuko ngewe icyo nifuza nuko buri wese yakwita ku iherezo rye kuruta uko yakwita ku bihe turimo kunyuramo bya none. Icyo nifuza nuko buri wese yaba umukristo udasubizwa inyuma n'ibihe turimo, yaba umukristo udasubizwa inyuma n'amateka, yaba umukristo uhamye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo hasigaye intwarane, ngo intwari zo zinaniwe. Hari benshi twajyaga tubona nk'intwarane bananiwe, basigaye ku mayira. Nibyo bintu nagiye ndeba bituma numva n'ukuri nkwiye guhanga igihangano kimeze gutyo, nibaza ku iherezo ry'abantu muri iyi minsi ya none. Rero Imana yo mu ijuru tugirire neza. Nkaba numva nifuza nyine ko twaganira kuri uwo muvugo, buri wese akabasha kwisuzuma, akareba uko ahagaze muri iyi minsi ya none. Okay, urakoze cyane. Tuguhaye ikaze hano kuri kamera ya Nkomeza TV. Ngewe turi kumwe kuri mikoro ni Joseph wiringiye Imana. Mbere yuko tumusubiza mikoro kugira ngo atubwire uwo muvugo yateguriye abantu b'Imana, ndagira ngo dutangire dusenga Imana kugira ngo ibane natwe. Mana nziza, Mana y'urukundo, turagushimye ko wabanye natwe mu nzira twagenze. Turagushimye ko ukomeje kuturinda. None tugeze muri uyu mwanya wo kugira ngo dukurikirane icyo utubwira mu muvugo. Bana no mushiki wacu umukozi wawe ugiye kubitugezaho, mu izina rya Yesu Kristo umusiga amavuta, umusiga imbaraga, Mwuka Wera amuyobore. Urakoze kuko ubyumvishe, ni mu izina rya Yesu.
amen. Karibu mwatangira mutubwira n'uwo muvugo wanyu. Murakoze. Amen. Murakoze. Natangiye mbabwira ko umuvugo ufite intego ivuga ngo iherezo ryawe rizaba irihe. Naritegereje ndeba kure mbona byinshi muri uru rugendo, nuzura umwuka maze ndahanga, iherezo ryawe rizaba irihe wowe wahamagawiwe kuva mu byaha ngo ubisiga udasize na kimwe, aho kubisiga ukabisiga ukabiha intebe mu mutima wawe, iherezo ryawe rizaba irihe. Ko yakubwiye gusiga byose ukabihagurukana udafite ubwoba, wagera mu rwuri ntunyurwe n'ibyaha ugahurutana ukajya kona. Satani agahora kurega iteka kubera ubutunzi bwe wanze guhara. None se kubaye akazu yazi kandi Yesu ashaka kubira nakura uko uzaba uwandi, iherezo ryawe rizaba irihe. Yewe we wahawe umurimo ngo uyikorere utayiryarya, ko wabaye ndabivanga ukabukeza abami babiri, igihe cyo guhembwa uzahembwa nande. Ko buri wese azakwihakana akakubwira ko ntahakuza, ukabura isi ukabura n'ijuru, iherezo ryawe rizaba irihe. Mwibarize musubira nyuma, wayikoreraga wuzuye umwuka, none dore wuzuye amatike, inzangana amagambo yarakubase. Ishyari ryo reka sinakubwira ryamenaguye umutima wawe, umwuka wera bibonye arahunga, kuko atabangikana n'ibyo byose uba uriyobora, kuko yagiye, iherezo ryawe rizaba irihe. Dore wahagurutse uhetse umwana, ndavuga umwuka wera wahawe ngo akuyobore muri uru rugendo. Ugeze hagati uramuniga, mu bigaragara witwa ko uhetse umwana we yarapfuye kera, usigaranye izina murokora, agakiza ko karaheze kera, iherezo ryawe rizaba irihe. Washoye imishinga mu bishirira, ushora imishinga itarimo Yesu, mbega igihombo disi uzagira kubera iminsi yose wamaze witwa ngo urakorera Imana. Kuri urya munsi ikakwihakana ndetse ikakwita inkozi y'ibibi mu idini, bakwita murokora, iherezo ryawe rizaba irihe. Umwami Yesu ahora akomanga ashaka icumbi mu mutima wawe, uhitamo kumuheza hanze. Yagutumyeho intumwa n'abahanuzi, wanga guhindurwa n'imiburo, abo ugutumyeho ubamarisha inkota, ndavuga inkota y'amagambo. Nimanukira uzajya he, iherezo ryawe rizaba irihe. Ko ndeba ugendera mu kigare wubahiriza imihango y'idini, disi dore wabaye bambone mu bwitange bw'ibije byose, nyamara wareba imbuto zawe ugasanga zirimo guhanda abandi. None kugenda uyembaye muteje akaga abandi bagenzi, iherezo ryawe rizaba irihe. Wumva abandi bavuga ijuru uti wajuruwe nanjye nzakubamo, ko rizinjirwamo n'abarikoreye bemeye guhara ingeso z'isi, bakuhagirwa n'amaraso ya Yesu, biyeze iteka mu mitima yabo, wowe ukaba ubaye nyiranzihane, iherezo ryawe rizaba irihe. Dore wabujijwe kwiganyira, none urusaku rurakurenze, wibaza ibyawe by'ejo hazaza, kandi ejo hawe ntabwo uhazi. Hazwi n'uhora akomanga ugahitamo kumwima icumbi, none se kumwima icumbi kandi ari we ufite ibyawe byose, akaba ari we uzi ibigukwiye, iherezo ryawe rizaba irihe. Watagaguje umunani wawe, dore uhatswe n'abanyamahanga, bakugize umukoroni w'ibyabo, dore wabaye nzakagendana, agakiza karaheze kera. Wiyoborerwa n'ibije byose aho kuyoborwa n'umwuka wera, mbega amarira, mbega umuruho, mbega ngo urabura amahoro, iherezo ryawe rizaba irihe. Kuva mu byaha niko kujijuka, none urashaka kwitwa injijuke, ugendana ibyaha bijojoba, ngo urimo urashaka amahoro y'isi, nyamara wica ubugingo bwawe ubuganisha ya Gehinomu. Wajijutse ukava mu byaha ko nta mahoro y'abanyabyaha, ukita ku iherezo ryawe. Yari umusizi usiga adasigaze na kimwe, ayingeneye Oliva. Murakoze. Bakunzi ba Nkomeza TV, mwabyiyumviye rero, uwo ni umuvugo urimo ubutumwa bwiza bw'Imana, kubemo ibintu byose twabyumvishe. Ndagira ngo abantu mwese rero mukomeje gukurikira Nkomeza TV muri kano kanya, mukomeze gukanda subscribe, like